Reka rero tugaruke kuri polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize Kigali. Bivuze ngo Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Polisi rero yashyizeho ingamba zishyashya cyangwa yatangaje ingamba zishyashya ku bantu bakoresha umuhanda wa Kigali cyangwa bakoresha umuhanda wo mu ntara. Polisi rero gahunda nshyashya yashyizeho yavuze ngo mugereyo amahoro. Turi muri ya gahunda yagerayo amahoro, ni ahandi usanga afande arimo aganiriza abaturage cyangwa arimo aganiriza abamotari ndetse n'abashoferi kugira ngo babibutse kongera gukoresha umuhanda neza. Ni mu gihe polisi igaragaje yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu muhanda zikunze guturuka ku bamotari ndetse cyangwa zigaturukwa cyangwa zigaterwa n'ibiyobyabwenge abatwaye ibinyabiziga baba banyoye. Akenshi na kenshi hari ubwo umushoferi akora impanuka akahita yirukanka, rero uriya bahita bamukekaho ibintu byinshi kuba yaratwaye ikinyabiziga yasinze, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo rero reka tugane ku cyo tugiye kuganiraho cyangwa reka tugane ku itangazo. Ni ukuvuga ngo polisi ikora mu mujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage cyangwa abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda kuba fokasi, ndetse yashyizeho ingamba zishyashya zo kujya ipima abashoferi mu gihe batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha bajye bahanwa kandi bacibwe n'amande akakaye cyane. Bitewe n'umuturage wigize kurekarama mu karere ka Nyamagabe yuko umushoferi yari abatwaye akagenda arimo yinywera rikeri ni za nzoga z'ibyuma, za zindi nyine banywa ziriya z'ibyuma nizo bita rikeri. Mu gihe uyu mushoferi yajugunye abagenzi mu muhanda ageze ahantu hitwa mu Nkomero, ubwo abantu mutuye muri ako gace murahita munyumva neza cyane. Mu gihe uyu mushoferi aba bagenzi ndetse yakoze impanuka akayikorera ahantu hitwa mu Nkomero, bikarangira abantu 5 bahasize ubuzima abandi barakomereka. Rero ubwo polisi ikora mu mujyi wa Kigali ihita yanzura yuko buri muntu wese uzajya uva mu ntara yerekera mu mujyi wa Kigali cyangwa yinjira mu mujyi wa Kigali azajya banza agapimwa bakareba yuko aje ari muzima cyangwa aje atanyweye ibiyobyabwenge. Rero turaza gusimbuka ibintu byinshi kugira ngo tuvuge ibintu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo hari n'irindi tangazo rya RBC yatangaje yuko mw'iki gihe cyangwa mu mwaka wa 2026 abantu mwese mutaratanga mituweli rwose mutange mituweli hakiri kare. Bivuze yuko iyo utanze mituweli no kwirinda, hari igihe utanga mituweli n'urware, ariko harimo n'abarekarama ngo dutanga mituweli niturware. Buriya kugira ngo utange mituweli urware watanga mituweli n'urware, kandi uzacunge biri utatanze mituweli hari igihe urwara seriously, hari igihe urwara indwara zikagutera kandi waba ufite mituweli n'urware. Urugero nkanjye turi kuvugana aha ngaha, mituweli yanjye yari yararangiye, ndangije ngiye ikibazo ndwara umutwe wanga gukira uranzengereza pe, ngiye muri farumasi banca amafaranga menshi. Umva ikintu byansabye kuhita njya kuyishyura kugira ngo njye kwivuza, ariko se kwa muganga hari amafaranga bigize banca babimvuriye ubuntu. Ngaye baza kugira ngo utange inote y'ibihumbi 3 wivuza umwaka wose nta kindi kintu bazwa. Bivuze yuko rero abantu mutaratanga mituweli mu mwaka wa 2026 mwihutire gutanga mituweli banyarwandakazi kugira ngo turinde ubuzima bwacu, turinde n'ubuzima bw'abacu. Nyine tuvuge nimba uri umukuru w'umuryango, gerageza utangire abana bawe mituweli kugira ngo batazarwara bakakurusha. Anytime murega ibintu birahinduka, ugasanga bijemo nyine urusobe. Nk'ubu ngubu ugiye nko guca mu cyuma nta mituweli ufite byakurusha cyane, byagutwara amafaranga menshi. Ariko ugiye guca mu cyuma nta kintu, nta n'igiceri cy'icumi bagusaba, pfa ufite mituweli gusa. Bivuze yuko rero ariko nanone bantu mukoresha umuhanda mugenda mukora impanuka ko mwiboneye, ubwo ngiye kugaruka kuri iriya tangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Nongera kubibutsa kugenda neza mu muhanda kubera yuko mituweli iravuza ntago izura. Bivuze ngo rero utagenda neza mu muhanda birakureba, nupfa ntago mituweli izakuzura, ariko nukomereka mituweli izakuvuza, sibyo? Ariko mbibutsa yuko nanjye hari akantu nshaka kubabwira. Nkanjye ukoresha imihanda nanjye sanzwe bimenyereye, polisi ikora mu mujyi wa Kigali yakoze mu Nganzo inyibutsa Ibuye. Bivuze yuko rero nanjye hari umumotari wigize kuntwara anyuza munsi y'ikamyo iratugonga. Buriya hari ikintu ahise anyibutsa, hari ukuntu abamotari bagenda basesera mu makamyo, ndetse biriya bintu bituma impanuka ziba zitateguwe. Motari nuko uko yaragiye afata feri, afatiraho indi modoka feri, none ikamyo nayo irangije ihita idukubita. Njye ni nk'Imana nagize buramba narapfuye, idukubise rero mba nikubise hakurya hariya, moto irayijanjagura neza, ariko twebwe nta kintu twabaye. Bivuze yuko nawe nimba bagutwaye nyaboneka wikwemera ko bagenda baguseseka mu makamyo, kuko biriya bintu byatuma ubasha kuhaburira ubuzima cyangwa ugasanga uhuye n'ibindi bibazo utateguye. Wigiriye mu kazi wisanze mu bitaro kandi wari wigiriye mu kazi. Bivuze yuko rero bafokasi umuntu ugutwaye nimba ari kureba imbere, we wisinzira, genda umucungana nawe cyangwa
ucunga n'ibiri inyuma ugenda umubwira ati hano bimeze gutya. Bivuze yuko rero nk'abanyarwanda murabizi ko tugira indangagaciro tugenderaho cyangwa imico tugenderaho. Turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Ikintu ngiye kubasaba no gukora subscribe, namwe mwakoze subscribe muraba agaciro, ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, ndetse nawe utarakora subscribe ihute gukanda akantu ka subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarakoze kudukurikirana cyangwa no kudushyigikira. Iyo turangiza icyumweru mba ndi kubaragiza Imana kugira ngo ibandindire. Nitwa Gurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko amazina namamayeho ni Kidasamura, ndetse urw'inko rwo tubakora rugakongoma. Murakoze cyane.